tukazana nabyo bikimura mwuka wera biyameze kaza mu matwi amajwi akubwira ko abana basize nta kintu cyo kurya, amajwi akubwira yuko ejo bundi uzishyura, amajwi akubwira ko bazagutereza, ibyo bikakubuza umunezero mu nzu y'Imana. Ariko natuye umwuka w'Imana hagati muri iri teraniro. Ahantu umwuka w'Imana ari ibintu birahinduka, ahantu umwuka wera yageze nabi nta kwiganyira. Imana ishimwe. Ngiye gukora vuba vuba hano ni mu rugo. Ariko ndi kumva Imana. Hari abantu bari kwiyumva ngo bazamure hejuru. Ariko mu bashumba murimo murayumva cyangwa muri kucyumva? Oya, muri kumva Imana cyangwa? Ngaho nimuzamure haleluya. Bitabyanye ariko Imana yageze aha ngaha. Imana ihageze. Nukuri Imana irahari. Ariko abantu mu Imana tuyikomera amashyi. Satana mware cyangwa nta mware? Satana mware cyangwa nta mware? Agahinda kagiye kwimukira umunezero. Haleluya. Imana ishimwe twageze imbere ya Yesu.
ijambo ry'Imana. Umuntu usoma byihuse namfashe kuma nashaka gutinda aha. Hari abantu ngeneye kumva. Amen. Ariko iterana Imana ritanzemo amafaranga. Reka mbabwira abantu bafite amadeni ni muhaguruke. Haguruka wizeye ariko. Urabona ko ari iteraniro ryose. Haleluya. Ugiye gutera haleluya 3. Izi haleluya 3 ni iz'ubutsinzi. Wiyama Satani n'abadayimoni babwira ngo nageze imbere ya Yesu. Imbere ya Yesu umuntu wageze ntabwo hapfira. Kandi Yesu ntajya buri gatanga. Ntabwo ajya buri cyane arambiza abamugeze imbere by the way. Tujya kuzitera 3. Tuvuge ngo Yesu ko ahageze. 2 3. Kuri haleluya nisengesha abadayimoni batakwitambika kuko ryabashwanya gusa. Haleluya. Reka dusome muri Mariko 8 rero ku murongo wa mbere. Umuntu usoma neza kandi vuba vuba nafashe uri no mu mwuka. Mariko wahageze murongo wa mbere. Njyewe ngiye guhanura umuhanuzi w'Imana, ngiye guhanura muri iri jambo kandi no byakira bikubera uko nguko sibyo. Amen. Mu izina rya Yesu. Umvuka imbwiye buretse gatoya. Muri kino gihanda hari umugore warushenye urugo iki ngiki cyane. Ntabwo nkubwiye ngo manika ariko Yesu arambye ngo genda utuze wihangane. Yesu arakubakiye. Genda wicare utuze. Mata genda utuze. Umurindirira aho ngaho. Amen. Urimo. Ufite Yesu uba. Mama kenda kusoje. Mutwa amagambo yavuze ngo Yesu haza abantu 4. Yesu haza abantu ibihumbi bingahe? Ibihumbi bingahe? Aradupangira uyu munsi mukore mu kiganza mubwira. Mubwira ngo ari budupangire. Njyewe nabimenya ari budupangire. Basta ari budupangire. Hari amadolari ari mu nzira agiye kugupangira. Ayanga yaraje wowe yakira. Oya adupangire cyangwa byihorera. Kora aradupangire cyangwa bire. Mama yeme aradupangira. Ubundi iyo byahereye ku mushumba natwe tubakaya. Nasha ari tugomba kugira haleluya. Aradupangira. Imana ishimwe. Yesu haza abantu ibihumbi bingahe? Vuga ngo uyu munsi nzanira shira. Soma. Murongo wa mbere. Muri iyo minsi abantu benshi bongera guteranira. Muri iyo minsi abantu benshi baza guteranira ahantu Yesu ari. Urabona ibyo kurya? Yego. Ahamagara abigishwa be arababwira ati. Abantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu. Abantu baje guteranira ahantu Yesu ari. Vuga ngo naje guteranira aho Yesu ari. Vuga ngo njyewe nazanywe no guteranira ahantu Yesu ari. Mama ye uyu nguyu nta kintu yakumarira. Haleluya. Nanjye ubwanjye ntacyo nakumarira. Kabone naho nahanura inyenyeri zikamanuka atari Yesu. Haleluya. Nta kintu wabona ngo aba bantu baza guteranira ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Hari abantu baje guteranira ahantu Yesu ari ngo bazamure haleluya. Abantu bamaze guteranira ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Dushimye Yesu ko ari hano. Yesu ari kuri uyu musozi. Haleluya. Ngo bamarana na Yesu iminsi ngahe? 3. Ngo Yesu arabitegereza. Yesu akwitegereze mama. Yesu akwitegereza muri iri teraniro. Yesu amenye ikibazo cyawe kuko niwe ufite icyo yagikoraho. Ngo arangije Yesu ngo arabitegereza abagirira impuhwe. Vuga ngo uyu munsi ndamutera impuhwe. Asubiza uyu munsi ndamutera impuhwe. Ngo Yesu arangije abagirira impuhwe. Icyama Yesu muri iri teraniro akakugirira impuhwe. Icyama uyu mugabo twaje imbere akatugirira iki? Impuhwe. Arangije abagirira impuhwe. Hari igihe cyo kugirirwa impuhwe n'igihe kitari cyo kugirirwa impuhwe. Imana ishimwe. Ariko dushimye Imana ko kuri iyi tariki Yesu agiye kutugirira impuhwe. Abantu babyakire murambura amaboko mu muhereza icyo bari. Ngo arabitegereza kuko bari bamaranye nawe iminsi 3. Ngo arangije abagirira iki? Impuhwe. Nagera mu rugo rwawe
ikibazo maranye iminsi Yesu akugirira impuhwe. Dushimye Yesu ko agiye kutugirira impuhwe, tumukomera amashyi. Abagirira impuhwe nawe akugirira impuhwe. none bakaba badafite ibyo kurya. Aba bantu nta byo kurya bafite. Hano muri iterano hahagurutse abantu bafite amadeni, kandi urebye nibo benshi kurenza abatayafite. Ariko Yesu akugirira impuhwe. Muri iterano Yesu akugirira impuhwe. Nakugirira impuhwe arakintu ari gukora, nakugirira impuhwe arakubakira, nakugirira impuhwe aragupangira, nakugirira impuhwe arakwishyurira ideni. Abantu bakiriza impuhwe nimuzamure haleluya. Umugabo bita Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi, ngo ibyo bizanyuma iminsi yose nyiriho. Imana ikugirira imbabazi, ineza y'Imana ikombeho muri iri teraniro. Ariko pepera Yesu umubwira ngo ngirira impuhwe muri iri teraniro. Warazamutse kanyarira biranga, ariko dushimiye Yesu ko muri aya materaniro ari bugupande. Komeza. Nimba sezera ngo basuri iwabo biri ubusa, baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari abakure. Yesu arareba aritegereza. Haleluya. Aravuga ngo nimba sezerera amaramasa, icyama Yesu nagusezerera amaramasa. Ndinginga Imana ishoboye byose ngo ntigusezerera amaramasa. Ngo nimba sezerera amaramasa, n'iyi minsi itatu bamaze imbere yanjye, n'igihe bamaze banyinginga, n'igihe bamaze bantakira. Haleluya. Imana ishimwe. Warasenza ku munsi wa mbere niyumva, urasenga ku munsi wa kabiri ntibyakoreka, ariko dushimye Imana ko ku munsi wa gatatu hari ikintu Imana igiye gukora. Ngo nimba sezerera amaramasa, ngo aba bantu baragwisa ari mu nzira. Haleluya. Iyi Imana ikurinda ibintu byatuma ugwisa ari mu nzira. Haleluya. Haleluya. Yesu ni ufite icyo yabikoraho. Komeza. Abigishwa be baramubaza bati, umuntu yabasha ate guhaza abantu imitsima? Abigishwa baramubaza bati, umuntu yabasha ate guhaza abantu imitsima? Nta kintu bari bibitseho, ariko dufite Yesu wagaragaye mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Haleluya. Kuri finali Yesu ajya agaragara, abantu babonye Yesu byabacanze nimuzamure haleluya. Nagakama nuko ibihe birangiye, nagakama nuko amasaha arangiye, nta nubwo Yesu akama nuko bibaye saa sita z'ijoro. Imana itugirire neza. Yesu ni ufite icyo yagira gute yabikora. Ko hari mu butayu hatagira abantu. Imana ishimwe. Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramubajije ngo ko turi mu butayu. Ndagira ngo nkubwire ngo no mu butayu Yesu ajya atanga ibyo kurya. Mu butayu Yesu abona igisubizo. Ubutayu urimo Yesu yakuboneramo igisubizo. Aho ubona bidashoboka Yesu yabishobora. Ngo ko turi mu butayu. Mu butayu ni ahantu hataba amazi, ni ahantu hataba ibiti. Mu butayu ni mu buzima bukomeye. Imana ishimwe cyane. Ngo ko turi mu butayu. Haleluya. Kuri ubu butayu urimo, hahandi ubona byanze, ngo turabaha iki? Imana ishimwe. Nese nibuka ijambo ryiza. Haleluya. Imana itugirire neza. Igihe kimwe Hagayi n'umwana w'Ishimayeli ngo bari mu butayu byabacanze byabayobeye. Imana itugirire neza. Ngo amarira ari menshi, ngo nuko Uwiteka yumva kurira ku mwana wa Hagayi. Haleluya. Ngo marayika amanurwa no kumva ikintu kiri kuriza Ishimayeli. Ngo icyo gihe bari mu butayu ari bonyine. Imana itugirire neza. Mu butayu n'ahantu imiryango yagutaye, mu butayu n'ahantu abavandimwe bagutaye. Ngo ariko Imana irangije yohereza marayika, ngo marayika aramanuka ngo afukura iriba aho ngaho muri ubwo butayu. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Haleluya. Mugarure imitima yanyu. Komeza. Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati, arababaza ngo mufite imitsima ingahe? Yesu arakubaza icyo ufite ngo agihereho. Yesu agira ikintu aheraho mama. Mumbwire ngo Yesu agira ikintu aheraho. Ngo arangije abaza abigishwa bari bibitseho imitsima. Bari bazi ko bari buyirye bonyine. Haleluya. Vuga ngo kwa Yesu uri gusangira. Ngo Yesu arangije arababaza ngo mufite iki? Imana ishimwe. Ngo baramubwira ngo dufite imitsima 7. Amen. Titire twasomye yatubwiye ngo Yesu yahagije abantu ibihumbi bingahe? Imana ishimwe. Ikintu cyo kukuramiza Yesu ntabwo kibuze. Amasezerano yawe Yesu ntabwo yabuze. Haleluya. Ni ufite urufunguzo rw'ibyawe. Nuko twihuse ihute. ategeka abantu ko bicara hasi. Yenda imitsima 7 arayishimira. Arangije ategeka abantu ko bicara hasi.
Imana itugirire neza. Icyama Yesu akakugirira impuhwe muri iri teraniro. Bwira mugenzi ngo Yesu akugirire impuhwe. Mubwira ngo Yesu akugirire imbabazi. Mu ntambara uri kurwana Yesu akugirire impuhwe. Mu rugamba urimo Yesu akugirire impuhwe. Muri piyave baguha Yesu akugirire impuhwe. Haleluya. Mu ntambara z'urugo rwawe Yesu akugirire impuhwe. Mwarangije aravuga ngo nibishare hasi. Yesu wageze imbere nta gupfa. Haleluya. Abigishwa be ngo afata imigati imitsima 7 ngo Yesu arangije arayimanyura. Imana ishimwe. Dushimye Yesu utagira uruko agenza abantu be. Haleluya. Mu imitsima maze kuyimanyura twihuse ngo niyo yahagije aba bantu ibihumbi bingahe ngo barangije baranasagura. Haleluya. Yesu washoboye ibyo ngibyo. Ibyawe byamunanira. Mukore mu kiganza mubwire ngo Yesu washoboye ibyo. Ibyawe ntabwo byamunanira. Ubushomeri bwawe ntabwo bwamunanira. Haleluya. Ubushako rwawe ntabwo rwamunanira. Imana ishimwe. Muri iri teraniro Yesu aje gutanga abagabo ku bantu bamaze imyaka mbese bamaze kurengerana. Yesu atanze abagabo. Amen. Yesu atanze abagabo. Haleluya. Yesu atanze abagabo ku bantu nabo babona bamaze kwirambirwa. Hari abantu bakurambirwa nawe ware ukirambirwa ukavuga uti n'ubundi nuko nyine reka mbyakira. Ariko nkuzaniye ihumure rivuga ngo Yesu ntabwo yabuze abagabo. Haleluya. Yesu atanze abagabo. Iri mama yemewe usiye kugishingira. Imana irambwiye guhera muri uku kwezi kwa kangahe kwa gatandatu kandi uzagishingirira. Aha hantu hagiye kujya amakaro. Aha hantu hagiye guhinduka. Aha ngaha twicaye. Aha ngaha hagiye kujya amakaro. Ego komanda. Hari ibintu Yesu akoze kuko ataburicaramiza abantu be. Aha hagiye kujya amakaro. Aha hagiye kujya icyerekezo. Mu minsi mike turahagera tuhayoberwa. Imana ishimwe. Kandi Yesu atanze parikingi hano aha ngaha hano. Yesu atanze parikingi. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ubwo bafitanye ushira. Ni bushire. Amen. Dufite Imana ivuganira abantu bayo. Dufite Imana iz'abantu bayo. Imana iratuzi nubwo turi kurengana ariko iratuzi. Hanyuma ibi bintu Imana bigiyemo kandi ibi bintu Imana bikoze. Aha. Amen. Ndabihanuye mu izina rya Yesu. Ndagaruka hari amakaro. Haleluya. Imana irambwiye ngo iravuguruye. Imana burya hari Imana ivuganira umuntu wadahari. Yayize gatera kashi. Ariko Imana tuyikomera amashyi. Ugiye gushingirira hahandi ivumbi ritomoka. Abakobwa bakunambyeho bakagumana nawe. Aba bakobwa ndimo ndabona. Abangaba abandi kubona. Ugiye kubashingira kukubaririra amanywa nijoro. Niko Imana ivuganye nawe. Kandi ukimara kubashingira Imana igufunguriye umugisha. Uyu mugisha wakire mu izina rya Yesu. Hanyuma abantu baje gusengera abana bafite bakeneye gutwika. Ni muhaguruke. Marayika yamanuye abana muri iri teraniro. Mugire vuba ariko mwintinde. Ngewe marayika mbwiye ko yamanuye abana. Niba mubakire nimuzamure haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Nakubwiye ngo Yesu yahagije abantu ibihumbi 4 ntabwo yabura ikintu yakuramiza. Hanyuma abashomeri bari muri iri teraniro namwe ni muhaguruke. Abashomeri mugire vuba vuba. Ndimo ndagira vuba vuba kugira ngo twumve abakozi b'Imana. Abi. Imana y'ijuru itanze akazi. Ni mwakira akazi. Ni ukuri Uwiteka Imana atanze akazi. Ntabwo yabura uko bagenza kuri uyu munsi. Ngaho ni mwakira akazi mu izina rya Yesu. Ko mutamukomera amashyi y'akazi. Papa Zuena haguruka. Dr. Yameni Gerevo. Haleluya. Ubu kwijuru ryambwiye. Haleluya. Ndakubwira amakuru y'ijuru. Abenshi baba bashaka y'ibirayi n'ayakawunga ariko agasigara ahagaze gutya nk'agati. Imana namwe ngo kuko wateye intamukaza muri iteraniro imukuriyeho urwo rupfu. Iki dukomere Imana yo mu ijuru amashyi menshi cyane. Dukomere Imana yo mu ijuru amashyi menshi. Yesu akugirira impuhwe muri iri teraniro. Filipo
ndagukunda cyane urabizi. Reka nkubwire, ndabizi ko kurya kwawe ni gakeya rwose, ariko uyu munota datarambwe ngo nkuhire itangazo, warya utarya ugiye kubyibuha. Amen. Warya utarya utanywa ugiye kubyibuha, kandi dore biranatangiye. Vuga ngo biratangiye. Ugiye abantu bumva bitangiye muzamure haleluya. Namwe murashaka kubyibuha? Sawa, muvuge ngo nabyibuhe mu izina rya Yesu. Hanyuma Filipo, ahantu uri ugiye kuhimuka. Netaye aha hantu uri kuba ntabwo uzava mu cyerekezo urimo, ariko ubonye Imana igushyira ahantu heza hari presence y'Imana, ku buryo nyine uzaba uri connection n'ijuru. Imana wanga stress, Imana yo mu ijuru ikwimuye hariya hantu. Kandi reka nkubwire, Imana iguhaye umugisha.